byawe. Icyo nicyo kitugenza mwami w'abami, kugira ngo tukumenye. Amaso y'imitima yacu akinguke, amatwi y'imitima yacu akinguke, ibinure bitwikira imitima yacu bikurweho, tuguhishurirwe nyaguhora ku ngoma. Tukumenye, duhindurwe rwose, duse nawe, utwuzuze kugera kuri kwa kuzura watugeneye, kwa kuzura k'ubumana watinyutse ukatukugenera twebwe abantu bontu. Uko niko tuje tukunyotewe, uko niko tuje tugushaka, kandi uko niko tuje twizeye guhazwa nawe. Ngwino tugerere mu nguni zose z'ubuzima bwacu, ahari umwijima hatabona, aho twibeshye, aho twishutse, aho twaba twarabicuritse nyaguhora ku ngoma, ubasha kubishyira ku murongo, ubasha kubicurukura, ubasha kudukura mu kuyoba, ubasha kudukura mu bihendo bya Satani, ubasha kutwiyereka nyaguhora ku ngoma. Umucyo wawe ukarushaho kutubera mwinshi, kandi niko watubwiye, waratubwiye ngo abagukurikira ntibazagenda mu mwijima na hato. Turaje mwami ngo agace k'umwijima kariko kose kaba kari ku buzima bwacu gakurweho, duse nawe. Tunezererwe urukundo wadukunze, turuhishurirwe mwami w'abami. Twongeye dusobanukirwe ubwiru bwo ku musaraba i Golgotha, twongeye dusobanukirwe ukwambara umubiri kwawe mu bumana bwawe, ugasiga icyubahiro cyawe, ukambara akamero k'umuntu, imbata, umugaragu. Twongeye tubihishurirwe mwami, bive mu magambo, biduhindukira ubuzima bwawe muri twe. Urakoze mwami w'abami, turagushimira ko uduha aya mahirwe y'ijambo ryawe rikatubamo, tukarisangira n'abandi, ndetse mwami ijwi ryacu rikaba rishobora kugera hirya no hino kubw'ubuntu bwawe. Reka aho rigera rero rigenda ari iryawe, rigende rivuga ibyawe, rigende ritanga ibyo wuhetse nyaguhora ku ngoma. Ubumana bwuzuye nyaguhora ku ngoma, kubaho kwawe, amahoro yawe, gukira no gukiza kwawe Uwiteka Mana Nyiringabo, kumenagurika kw'imigozi ya Satani, ibyo byose ijwi ryanjye uricemo nyaguhora ku ngoma, ritwara ijambo ryawe rigende rihetse ubwo bumana, ugere mu buzima bw'abahungu n'abakobwa duhuriye kuri aya meza y'umwami. Kandi nyaguhora ku ngoma unyigishanye nabo, umpinduranye nabo, unkore hamwe, unkoremo nanjye umurimo nyaguhora ku ngoma, uko bakoraho nanjye ntusige Uwiteka Mana Nyiringabo. Urakoze, nguhaye icyubahiro, umutima wanjye uragushima, umutima wanjye urakunezererwa. Ndagushimira ubuntu wampaye bwo kukuvuga, wowe udahemuka, wowe udapfa, wowe udasaza, wowe uzuye imbabazi zidakama. Kukuvuga biraryoshye, kutindana nawe n'ubuzima. Urakoze mwami kubw'iyo privilege, urakoze kubw'ayo mahirwe, urakoze kubw'uyu mugisha nyaguhora ku ngoma. Nubihererwe icyubahiro, nubishimirwe nyaguhora ku ngoma. Reka tuvuga amagambo yawe, buri muhungu na buri mukobwa bahuzwe n'icyo wabaremeye Uwiteka Mana Nyiringabo. Buri muntu wese astepinge mu migambo mufiti, ayihagararemo nyaguhora ku ngoma, ayibemo imyaka sigaje ibi yo kuguhesha icyubahiro. Urakoze papa, urakoze kuri mwiza, ubereye mwiza abagutegereza, ubereye mwiza abakwambaza, ntusubize inyuma baguhungiraho. Ushimwe kutuzi ngo n'imisatsi yo ku mitwe yacu irabaza, uzi uko tumeze, uratuzi muri detaye, kandi ntibigutera kudusubizayo. Urera, ntutinye kwegerana n'abanduye n'abatera, ahubwo kabakuruzi neza ngo bahe gusa nawe. Urakoze papa, rukundo rwawe ruruta uko rumenywa ni koko, gakeya twamenyeho karatunyuze, katumaze umunkanyari, katumaze umuruho, katumaze uruzerero, karadukijije nyaguhora ku ngoma. Ibyo byose nubishimirwe mukunzi mwiza, ukomeze uduhishurire ikindi gice cyawe, indi fase yawe tutari twamenya nyaguhora ku ngoma. Urakoze mwami ko abantu buntu, inzabya zoroheje zimeneka, abaswa nyuma y'abandi, natwe duhamagara ukadushyira muri iyi nzira yo kwera. Urakoze ko wabyoroheje kugira ngo atazagira ubiyoberwa, urakoze ko wabihinduye iby'ubuntu kugira ngo atazagira ubura uko abishyikira n'uko abigeraho. Urakoze mwami w'abami, nuhabwe icyubahiro kubwo mugisha wo kukuvuga, nuhabwe icyubahiro ko dufite amagambo yawe mu rurimi rwacu, nuhabwe icyubahiro ko utatwimye umwuka wawe wera, nuhabwe icyubahiro ko utarobanura ku butoni ngo tugire ibyo tubanza kuzuza. Nuhabwe icyubahiro nyaguhora ku ngoma, nuhabwe icyubahiro wowe utoranya ntacyo ushingiyeho, ugahamagara ntacyo ushingiyeho. Nuhabwe icyubahiro nyaguhora ku ngoma, wowe utareba nk'uko tureba, twebwe tureba iby'inyuma bigaragara, tugashima umuntu dushingiye ku byo twabonye inyuma, ariko wowe ukareba hatabona, aho batajyana
mu ishuri ngo higire imbere mu madiplome, aho hatagira umunani ngo hakomezwe n'amafaranga hasigiwe, ukareba yo nyaguhora ku ngoma. Uratangaje papa, uratangaje papa. Ahataba ko umuntu ari umugabo cyangwa ari umugore, ari umuhungu cyangwa ari umukobwa, mu mutima ukareba yo nyaguhora ku ngoma. Nushimwe ureba ibyiherereye, nushimwe kandi wowe udukiza aho nyine hiherereye. Nuhabwa icyubahiro mwami w'aba, uri mwiza, uri mwiza. Ndagushimira abahungu n'abakobwa ufite, yaba mu gihugu cyacu abo tuvuga ururimi rumwe, abo ufite hirya no hino mu isi. Ndagushimira umubiri wawe, ndagushimira bera urimo uhamagara, urimo utunganya, urimo uboneza, ngo uzabishyire batagira ikizinga no mu nkanyari. Ndagushimira abahungu n'abakobwa urimo utera ishyaka ryawe, ndagushimira burimo uhagurutsa mu mabanga hirya no hino tutabazi, tutanabakeka. Ndagushimira Uwiteka Mana Nyiringabo, imigambi ya Satani nushimwe Yesu. Wowe uramburira amaboko yawe kurwana n'ibiturwanya. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze Yesu. Urakoze mwami w'abami, utubereye ubwugamo n'ubwihisho. Cyubahiro nikikugarukire. Ninde wagereranywa nawe mu bagizi ba neza? Ninde wagereranywa nawe mu banyempuhwe n'abanyembabazi? Ninde wagereranywa nawe mu bera rwose batunganijwe? Ninde wagereranywa nawe? Ninde wagereranywa nawe? Urihariye, urihariye, urihariye. Nushimwe. Amen. Haleluya. Mubabare gato. Tumutegereza. Haleluya. Yuzuye imbabazi n'impuhwe. Nta muvuga butumwa aramuvuga nk'uko ari. Nta nurasobanukirwa Bibiliya ngo asobanukirwe urukundo rwa Yesu rurutanye nuko rumenywa. Tumenyaho gato, twamwegera tukongerwaho kandi, twamwegera tukongerwaho kandi, izina rye nirihabwa icyubahiro. Tuzamubona nitugera mu ijuru kandi tuzatangara. Tuzatangarira imbabazi ze. Ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana gukingura umutima wawe, wihane, wizere wakubambiwe. Nukuri niba utari muri urwo rugendo urimo urahomba, urimo uratakaza umwanya. Ikintu cyose Satani yaba yaragupromisinze, yaba yarakwisheje ko azaguhera inahangaha, nta cyangana ubugingo buhoraho. Imana yemera ko ayo magambo agwa mu matwi yawe kugira ngo umutima wawe wizere ukire. Haleluya. Ndabashimiye rero mwese abo duhuje inyota yo kwicara ku birenge bya data. Imana nibishimirwe, abarinzi ku nkike by'umwihariko, nkuko tusanzwe tugira amasengesho y'imisatu tusoza ukwezi. Hari igihe bijijisha umuntu akabirwa igihe bizabera, ariko iteka biba ari kuwa mbere wa nyuma wa buri kwezi kugeza igihe bizahindukira cyangwa bigakomereza bitewe n'uko umwuka w'Imana atuyoboye, ariko biba ari uwa mbere wa nyuma wa buri kwezi. Wa mbere wa nyuma w'ukwezi rero haba ari ubwa uburi wonyine nk'uko uyu kwezi kumeze, bizaba ari itariki ya 31. Ni ukuvuga ngo amasengesho azatangira ku itariki ya 31, ku ya mbere, ku ya kabiri dukomeze mu kundi kwezi gukurikiyeho, ariko azaba ari amasengesho asoza uku kwezi kwa gatatu nk'uko dusanzwe tubikora. Kubwo ubuntu bw'Imana rero tuzayabanamo, abari amasengesho yo gusenga no kwiyiriza ubusa dushaka mu maso h'Imana. Imana ibiguhere umugisha. Tugira gahunda yo gusenga muri Nibature kuri Zoom mu gitondo muri ayo masengesho kuva saa 11 za mu gitondo kugeza saa 12, isaha imwe yonyine. Nikakunanire ujye wigwa mu bitotsi tubane. Ikindi turasenga buri wa gatatu kuri Zoom nanone muri Nibature mu gitondo. Hanyuma muri ayo minsi y'amasengesho buri mugoroba nanone turasenga online kuri Zoom kuva saa 12 n'igice kugeza saa 2. Hanyuma turisegura ku bantu bose bakurikira channel zindi zijya zikicishaho inyigisho zacu. Ni byiza, Imana nibishimirwe, ubutumwa bwiza ntibusaza nubwo bwagaruka nyuma y'imyaka 3 gusanga buvuganye nawe. Ariko ikibazo tuhagirira nuko banyirizo channel batiha pen cyangwa batiha
kete byibuza ko kugira ibyo beditinga nk'ibintu by'amatangazo by'ibiki bikajijisha abantu. Tubona abantu bahora baduhamagara, amasengesho yabereye, igikorwa cyabereye, cyararangiye nko mu myaka nk'itatu ishize. Turabasaba rero abo bantu nitugira umugisha ijwi ryacu rikagera mu matwi yabo, bazadufashe byibuza bajye bihangana bediting. Ikindi bera b'Imana, ni byiza ko twumva ubutumwa bwiza, ariko dukwiriye gukura ntidukururwe n'amatitire bashyiraho atabaho. Reka mvuge ngo atabaho. Urugero nka titire nabonye ubushize yari iri ku nyigisho yanjye yitwaga ngo isengesho rituma umuntu asubizwa ibintu byose. Seriously? Ndavuga intu koko ubu iyi titire nayishyiraho se ngewe se nasubijwe byose ku buryo naba mfite umuti wo ahantu bakanda. Ibyo bintu rero niko kutumwa bwiza buragenda, ariko hari ukuntu bitwistinga bikica umutima w'icyashakaga kuvugwa. Hanyuma kuko abantu barushye, twese dufite ibituruhije, yabona nk'iyo titire agahita klikaho avuga ati ndakibonye igisubizo, akakibura. Igisubizo kiri mu kwegera Yesu, kuba umwigishwa we, kwegerana nawe. Ningira umugisha ijwi ryanjye rikagera mu bantu bizo cano z'ubungubu zirahari nyinshi zitariho na address ya banyirazo, nta nimero ya telefone iriho, nta email iriho, ntushobora no kumenya uwo ari we ngo namugira inama nguti rwose urimo urashuka abera. Ngayo nguko. Rero cano tubaho yacu y'ibikorwa uyu munsi iba mu mazina yanjye Hortense Mazimpaka. Hanyuma abitwa barinzi ku nkike, abo tubana nk'abarinzi ku nkike duhura ku gicano cyo gusenga, uyu munsi turasengera kuri online gusa, nta hantu duteranira. Hanyuma tugira andi masengesho tukayakorera kuri Zoom, n'andi matangazo tukayakorera kuri Zoom no muri groupe ya WhatsApp. Uramutse uri umurinzi ku nkike ariko utibuka n'ibyo bya groupe, utazi n'ibyo bya Zoom igihe bibera, ngwino kuri groupe. Ushobora kuza kusaba abo muri media bakaza kudushyiraho wenda bya bindi bajya bashyiraho ku buryo ushobora kuza muri groupe kugira ngo ujye umenya mwene ibyo ngibyo bitareba YouTube. Imana cyangwa badura kuri YouTube, Imana ibahe umugisha. Ninginge aba bene data niba koko ari abakristo bikora topic zishukana, kuko iyo utangiye kugenderera kugira umubare w'abakureba mwinshi, ibyo bintu bishobora guhura n'ubutumwa bwiza. Nuvuga ngo niba inyungu yanjye ibaye kunguka, ibaye amafaranga, biragoye ko nanone nagira indi nyungu y'ubugingo bw'umuntu bukizwe. Kandi reka mbabwire, Uwiteka niwe utanga umugisha. Atawuguhaye washuka abantu ariko ntiwawuhabwa. Yawuguhaye kandi nta kintu cyakubuza kuwuhabwa. Nukuri niba umuntu ari umukristo akandika ngo isengesho, ubundi ibyo nibyo abapasiteri babashukanyi, abigisha bijambo ry'Imana subwo nabaki, abavuga nyine byitwa ubutumwa bwiza ariko butari bwo babashukanyi, nibo bashobora kugira topic nk'izo ngizo. Nta hantu Yesu yigeze adusigira ngo nukunguko umuntu yasenga agahita asubizwa ibintu byose. Oya, nawe ageze mu gashyamba ka Gitsimani yaravuze ngo data niba bishoboka igikombe cy'indenge ariko nagira ngo bye kuko nshaka bibuko ushaka, kuko Imana ifite imigambi, Imana ifite plan. Ni koko Imana ifite imigambi myiza kuri twe. Satani azaturwanya, hari n'ibyo Imana izemera kugira ngo dutozwe, kugira ngo amaboko yacu atozwe. None se no tuvuga ngo imbuto z'umwuka wera harimo kwihangana, harimo ibyishimo, harimo biriya bintu byose. None se kwihangana umuntu agira imbuto yo kwihangana atagize ikimwihanganisha? Harimo urukundo ruba ruvugwa, si urukundo rw'abankundiye, ni urukundo rwabo ntagombye gukunda ukoresheje ubwenge busanzwe kuko bampemukira, kuko bambabaza. Ariko urukundo rumera ku mwuka wera, ni urukundo rurenga ibyo byose. Urwo se rwaza ryari? Nyine nuko nagira, reka nkoresha urugero rwa Emmanuel, nuko Emmanuel yambabaza akampemukira kandi ngakomeza urwo ni rwo rubuto rw'umwuka wera rw'urukundo rukunde Emmanuel yampemukiye. Sorry, ntabwo wampemukiye. Imana nibishimirwe. Reka rero ibyo nyine ubwo biba byambabaje kangombwa ko mbivugaho, ariko reka dukomeze mu ijambo ry'Imana. Kandi abo bene data nimba bakijijwe, Imana ibabarire kandi bahe kumenya igikwiriye. Haleluya. Kandi ikindi turabakeneye kuko bagera ku bantu benshi twebwe tutageraho. Ikibabaje nuko usanga kubera ko izo channel zabo ziba zifite izo topic zimeze gutyo zirebwa n'abantu benshi, kuko umuruho ni mwinshi. Abantu bose barashaka gutabarwa, abizera Kristo bihannye barashaka gutabarwa, abatarihannye barashaka gutabarwa. Niyo mpamvu ikintu nk'icyo kiba kimeze nk'ubumajisi, nk'ubukonikoni, ni nk'akanzaratsi ugiye guha umuntu ngo atabarwe. Rero bizarebwa n'abantu benshi, mbaresoma bagera ku bantu benshi ariko bakabashyira ibitari byo. Imana y'imbabazi itugirire ubuntu. Reka rero tuganire ijambo ry'Imana numva Imana yashyize ku mutima wanjye uyu munsi kubw'imbabazi zayo. Narihaye umutwe uvuga ngo abafite inyota yo gutunganira Imana bazahazwa. Abantu bose bafite inyota y'Imana bazahazwa. Uwiteka ntabazabasiga mu kirere, ntazabarerega, ntazabihorera, bose azabahaza. Imana ihabwe icyubahiro. Reka ntangire nkoresha iyi Zaburi ya 42 ya bene Kora, itwereka uko baririmbaga bafite inzara n'inyota. Murabizi bo bagiraga aho bateranira, na 42 bo bagiraga aho bateranira akaba ariho bahurira n'Imana. Twebwe uyu munsi
kunyoterwa n'Imana ni mu mutima, hanyuma ugahita uvuganira nayo unayishaka aho uri, ntukenera kugera ahantu runaka. Imana itugirire imbabazi. Zaburi ya 42 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 ngo Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi, ni indirimbo ya bene Kora yahimbishijwe ubwenge. Ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Nk'uko imparakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, ni ukuvuga ngo imparakazi irirukanka kugeza igihe izagerera hari amazi, ikanywa igahembuka. Afata icyo kigereranyo wenda bitewe naho bari n'ibyari bibakikije, hanyuma aravuga ngo niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Abazi iki Kinyarwanda gikomeye cyiza kwahagira, ni ukuvuga ngo ntushobora guhembuka utabonye icyo wahagiriraga, icyo cyakuhagizaga washakaga n'umutima wose, uhembuka ari uko ukibonye. Uzarebe nk'iyo wagize inyota nyinshi y'amazi, iyo umaze kunywa amazi wumva uruhutse. Iyo wakubiswe n'izuba ryinshi none ugeze ahantu hapfutse hameze neza wumva ikiruhuko cy'ukuri. Iyi nyota nicyo kigeranye yaduhaye, yari afitiye Imana. Si iby'Imana itanga nubwo ibifite kandi bidusezeranya, ariko yashaka Imana mu bumana bwayo. Ngo niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana. Iyi niyo nyota nifuza ko Umwuka Wera ashyira mu mitima yacu. Iyi niyo nyota nsaba Data ngo natwe atudisponibilize, adutegure kugira ngo natwe twitabire, tuyigire, twebwe twitegure, hanyuma Umwuka Wera nawe ayidusukemo. Imana ishimwe cyane. Ngo umutima wanjye wahakizwa no kukwifuza Mana. Ni Imana mu bumana ashaka. Arakomeza avuga ngo umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Arimo arabisobanura neza, si ikindi arimo asaba, ni Imana, ni ukubaho kwayo, ayibone aruhuke, amarwe inyota, yinjire mu kubaho kwayo, amarwe inyota, ahemburwe, agubwe neza. Imana itugirire neza. Haleluya. Nta nyotewe nuko Imana imukemura ibibazo, nubwo nabyo bikemura. Imana ishimwe cyane. Si ikibazo kimuteje kwahagira ashaka Imana, oya, nabyo ntacyo bitwaye, ariko ni bigufi, cyangwa se bikwiye kuba nka esikariye ya mbere, nk'itangiriro hepfo yo ngiyo, ariko si byo umuntu yakomerezamo. Nta nyotewe rero nuko Imana imukemura ibibazo, kuko icyifuzo afite nicyo kubona Imana, akayibona bagasabana. Imana ishimwe cyane. Iki cyifuzo cyo gusanga Imana bwidukemurira ikibazo tugihuriyeho abizera bakijijwe n'abatarakizwa. Iki ni ikivuzo cya rusange ku bantu bose bafite ibibahinyuza, bafite ibibahiga, bose bakeneye ubutabazi bw'Imana. Mu by'ukuri nubwo harimo abantu baba batarizera Kristo ngo bihane bizere, ariko abantu benshi bazi ko Imana iriho, ntabwo bayihakana pe, ariko ntibanizeye umwana w'Imana, ntibakize icyaha cyabo, ntibamwizeye nk'umukiza, nk'umurengezi w'ubuzima bwabo ngo abakize, ariko bamubona nk'umutabazi. Bashobora no kubwira umuntu ibyo gusenga ntibabyizeye cyane, kuvuga ati unsengere Imana ingire neza, ndarwaye, unsengere ubucuruzi bwanjye ntibugenda neza, unsengere mfite ideni. Ni ukuvuga ngo iki cyifuzo cy'iby'Imana iduha byina ahangaha byiza, tugihuje n'abizeye Kristo n'abatari bihana, tugihuriyeho. Umva ukuntu kiri rusange cyane. Imana itugirire imbabazi. Kumusaba kwa dutabara mu bitugoye, nabyo Data yarabitwemereye. Ni ukuri yarabitwemereye. Data nyine ni Data, ni Papa, yarabitwemereye kumuzanira ibituruhije. Yaratubwiye muri Petero wa 2:5 ngo muyikoreze amaganya yanyu yose, kuko yita kuri mwe. Data azi igikwiriye, avuga ngo muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Nuko azi ko niwikora amaganya ntuzatera n'intambwe n'imwe. Mu bintu bituma abantu bayoberwa kuza k'Umwami wacu Yesu Kristo, harimo ivutu, ariko harimo n'amaganya y'isi. Yesu arabizi ko udashaka kuba mu bantu biteguye kuza kwe, barimo baharanira kuvuga ubutumwa bwiza ngo batarabumenya bakizwe, utsikamiwe n'amaganya. Niyo mpamvu yavuga ngo nyikoreze, yazane nyikoreza amaganya yawe yose kuko nita kuri wowe, irakayaringa. Imana ishimwe cyane. Rero ntacyo bitwaye kuyishyira ibyo ngibyo biturije ngo dutabare. Nanone mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi 4:6 arongera avuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Ibyo mushaka byose ni byose. Hari ibyo mu mwuka, hari ibyo mu mubiri, hari ibyo mu marangamutima, hari ibyo detaye zose uko uzishaka uzibwire Data.
gusa yakubwiye ngo ntibikuganyishe. Muri make amaganya yahinduramo amasengesho. Ubimubwire, umubwire ibyo ushaka byose, ngibyo dushaka byose bimenywe n'Imana. Hari n'ibintu tujya tumenyesha abantu tukabibikoreza mu by'ukuri bitari ibyabo, byari ibyo kumenyesha Imana ngo bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Aha rero nubwo nimo mvuga gushaka data nka data, gushaka Imana nk'Imana ariyo nshaka, ariyo yonyine nshaka, nyotewe kuyibona, sinimo mvuga ngo ibibazo byawe n'ingorane zawe ntubizane Imana. Imana yo yarabyemeye, aravuga ngo mubizane pe, ni data, ni inshuti, yarabitwemereye. Imana nishimwe cyane. Ariko reka mbabwire, ubwo butabazi tuba tuyishakaho bundi kumwikoreza amaganya yacu yose, kuko atwitaho, kumutira ibyakatuganyishije tukabimuha, ibi ngibi ntago bihaza, ntago bimara inyota. Kimwe iyo gikemuye ntigigusiga gifite mw'inyota, ahubwo uhita ugira ikindi cyifuzo cy'uko icyo kintu wabonye cyarindwa, cyarushaho gukomera, cyakwenkirizinga, cyabyibuha n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ntabwo bihaza, gutabarwa kwako ntibimara inyota, yewe nta nubwo biduhesha ubumana muri twe. Naratangaye, ndibaza ko namwe bijya mutangara, hari igihe umuntu Imana imugira neza ukavuga uti angira ngo agiye kuyibona, ugasanga ntabibonye. Kandi Imana yamutabaye, mwese murabibonye, imukuye wa mugani ku cyavu nko tujya tubivuga, imuciriye inzira yarigoye, imukije indwara ikomeye, wajya kubona ugasanga Imana ntiyayibonye. Ibyo bintu muziko bidafite imbaraga zo kutwereka Imana. Icyama umutima wawe ukagirira Imana inyota. Imana ihoraho inyota. Imana ishimwe cyane, ntibihaza. Umva ibihaza rero naho data duhariza. Twavuze ngo abafite inyota yo gutunganira Imana bose bazahazwa. Haleluya. Muri Matayo 5:6 ndasoma Bibiliya yera ndetse na Bibiliya ijambo ry'Imana. Haravuga ngo Matayo 5:6 ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko bo bazahazwa. Haleluya. Bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, barashaka Imana no gusa nayo, barashaka iby'Imana ibashakaho, nicyo kibaraje inshinga, bibasunikira mu masengesho, bibasunikira muri Bibiliya, bibasunikira kwiga, bibasunikira kwiyiriza, bibasunikira ikintu cyose kitwegereza Imana. Barashaka Imana, bafite iyo nzara yo gutunganira Imana. Ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Muri make icyo ni ikifuzo gikurura Imana, ntishobora gusiga itabahagije. Haleluya. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana akavuga ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Nabikunze ibi. Hahirwa bafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko ari bo bazahazwa. Hari igihe tuvuga ngo bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, ukajya wumva gukiranuka ni ikintu kinini kibyibushye cyane cyane ko gukiranuka tugenderamo ari uko twahawe, Yesu yaradutsindishirize akutubaraho, ukajya wumva nyine ni ibintu Yesu yakoze, ukajya wumva ngewe ngira ngo sinangombwa ngo mbyinjiremo. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana irakabaho, yatubwiye ngo nabafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Gutunganira Imana twese turabyumva, ni ibintu byoroheje, n'inzu yawe ujya ugira ukayitunganya. Muri make ikintu kimwe kikajya mu murongo cyagenewe, buri kintu kikajya mu mwanya wacyo. Hahirwa abafite inzara n'inyota byo kubaho ubuzima Imana yabafatiye, uko Imana ibishaka akaba ari byo bifuza, iby'Imana ibashakaho nabo bakaba ari byo bakumbura, bakaba bari muri urwo rugendo. Bashobora kutabibashiriza umunsi umwe, nta n'umuntu ujya ubibashiriza umunsi umwe, ariko barimo barigira imbere, ntibagira iminsi yo guhagarara, ntibagira iminsi yo gusubira inyuma, barimo barigira imbere. Bafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo abo rero bo bazahazwa. Imana itugirira ubuntu. Umuntu rero udafite inzara biragoye ko yahazwa. Ikibabaje rero ashobora guhazwa n'ibindi bintu byinshi asonzeye, ibyo byakajya bibona, akaba ari ibyo abona, akaba ari ibyo abona. Ariko Imana si yashaka, arashaka wenda iby'Imana igikora, ibyo itanga, ibyo yumvise. Ikindi kubana n'Imana hari n'ukuntu bitanga izina ryiza, bigatanga izina ryiza mu bantu, tukaba turi abana beza ngo babarukore binyangamugayo, bikaduha izina ryiza mu bantu tukatambuka amahoro. Ariko Imana y'imbabazi wowe nanjye itwuzuza inzara n'inyota byo kwitunganira. Haleluya. Haleluya. Nicyo gihe havuka icyifuzo gikwiriye, cy'isengesho rikwiriye no kwifuza kuzuza umwuka wera cyangwa kubatizwa umwuka wera nk'uko tubivugaho hanyuma. Mu mutima unyotewe gutunganira Imana, mu mutima ubabazwa nuko utatunganiye Imana, mu mutima ubabazwa nuko kamere yawe ubyukanye, mu mutima ubabazwa nuko wacumuye kuwadukunze bihebuje, uwo mutima bibabaza, uwo mutima ukorwaho ukumva Mari. Dawidi yarasenze amaze gukora ishyano no gutwara umugore w'abandi no kwica umugabo we. Muri Zaburi ya 51 aravuga mu bintu yavuze, yageze
yarageze aravuga ngo ntunkureho umwuka wawe. Ni ukuvuga ngo yari azi iyo presence y'Imana muri we. Dawidi ntiyavuze ngo ntunyambure ubwami, ntunyambure abandirimbira, ntunyambure icyubahiro wambaye, ntunkureho umwuka wawe. Ibintu utabisogwa ngo ugiye kubaho kw'Imana ntiwamenya uburyohe bwabo. Ariko Imana ishimwe ko data biduha twese ngo ahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko abo bazahazwa, biga batarize, bakomeye badakomeye, bari mu itangiro ry'urugendo cyangwa bamaze imyaka mu gakiza, data ntazabacaho, azagenda bahaza. Imana itugirire imbabazi. Haleluya, haleluya. Amasengesho rero y'ibyo tujya dusengera ntagushuke. Reka nkubwire, twese turi abantu badakunda gutsindwa, turi abantu batifuza ko ibintu byacu bigenda neza. Ndagira ngo wowe nanjye dufatanye gucekinga imitima yacu. Mu mpamvu nyamukuru zijya zidutera kwegera Imana no gusenga, hanyuma tuze kurenga aho hantu. Ni ukuvuga ngo nshobora gukora amasengesho kuko nashaka esheke iruhande rwanjye. Sinshaka ko abana banjye batsindwa mu ishuri, sinshaka ko abana banjye basaza badashatse, sinshaka ko abana banjye bamera nabi, sinshaka ko urugo rwanjye rumera, sinshaka ko business yanjye imera nabi. Yewe umve n'igitangaje, sinshaka ko ministry Imana yampaye igayika imera nabi. Ibyo byose ni byiza ariko ni bigufi. Kuko nuvuga ngo fite muri make ningi ningi ministry yanjye ntibembi, none binteye gusenga. Simbura icyo mbwira abantu, binteye gusenga. Simbura icyo Imana sinsebere ku gatuti, binteye gusenga. Nukuri ni byiza ariko twavuga ngo ni nk'ibyo muri maternelle, ni nk'ibyo muri nasari, ni nk'ibyo ku rwego rw'ibanze. Imana y'imbabazi tugira ubuntu. Nuvuga ngo ibyifuzo n'amashengesho byinshi birimo bizamuka ku misozi hirya no hino, cyangwa aho abantu basengera. Ne kuvuga ku misozi kuko ntago hemewe. Mvuge aho abantu bose basengera, bari mu byumba, bari hirya no hino, ibyifuzo byinshi bizamuka. Nugutinya ko nagira esheke, nugutinya ko navugwa nabi, nugutinya ko nasa nabi, nugutinya ko nahomba, nugutinya hari yewe no gutinya ko Satani yambasha. None nkaza kwihisha mu Mana, ko turabizi ko ubwami bw'umwijima bukora. Ndihisha mu Mana kugira ngo Satani atamaraho, kandi koko yakumaraho pe. Ariko Mana nta hantu byagereranywa, nta hantu bihuriye n'uyu mutima usonzeye gutunganira Imana. Reka umwami Imana twigeze imbere. Ni igiki kidusunikira gusenga, ni igiki kidusunikira kujya mu ijambo ry'Imana, ni igiki kidusunikira kujya mu nzu y'Imana, ni igiki kidusunikira gushaka Yesu. Ni ukuri nongera nkubwire ngo yitaye ku buzima bwawe. Arashaka kugukiza indwara niba urwaye, arashaka kuguha amahoro niba yabuze, arashaka kukugirira neza. Icyo ntitukanakibeshyeho. Mu bubi bwanjye sindarota na rimwe, ntaranakizwa. Mu bubi bwanjye sindarota na rimwe nifuriza ikibi umwana wanjye. Ntago biranzamo ngo mvuge ngo aragatsindwa mu ijuri. Reka da, aragahomba ibyo yatangiye. Mu bubi bwanjye hatarajyamo n'agakiza sinigeze mbirota. Data mwiza utagira igice cyo guhinduka arakwifuriza ibyiza, ariko ibyo byiza ntibizaguhaza. Ibyo byiza ntibizaguhesha icyo abera bagenewe isi idashobora guhabwa, cyitwa kuzuzwa, kubatizwa, guhabwa umwuka wera. Imana itugirira ubuntu. Icyampa umutima wawe ukagira inyota. Haleluya. Nari ngivuga ngo benshi turasenga dusaba data ngo turengere, ntidutsindwe muri domaine yari yose, ntidutsindwe umwanzi ntatwibe ntatubashe. Ariko aho turimo kuvuga uyu munsi n'ubundi buzima data yageneye abana bo mu rugo gusa. Yesu yaravuze muri Yohana 14 umurongo wa 17, Yohana 14:17 ngo niwe mwuka w'ukuri, ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Haleluya. Turavuga inyota y'ubumana muri twe, turavuga inyota yo gutunganira Imana. Nongere nshyireho naka kuko Satani n'umuriganya ku kigero aba iyo tutabaye masa turiganyiriza no mu cyiza. Nizere wenda ko biri bwumvikane. Nuvuga ngo kwifuza umwuka wera ntago bikwiriye kukubera nko kwifuza outil de service, igikoresho cy'akazi. Kuko dukeneye umwuka wera ngo tubwirize, dukeneye umwuka wera ngo duhanure, dukeneye umwuka wera ngo dukoreshe impano z'Imana, dukeneye umwuka wera ngo tuvuge mu ndimi, tuzisobanure, aho basenga natwe tubashe gusenga. Ariko Satani ni umuriganya ku buryo aza kutwibira no mu cyiza. Muri make ugashaka umwuka wera nk'igikoresho cy'akazi. Cyangwa se abarokore baserutse mu mpano zabo, nanjye seruka nizanjye. Koko Imana itugirira imbabazi. Umwuka wera ni Imana muri twe, ntago ari igikoresho cy'akazi. Nubwo atanga imbaraga zisohoza imirimo y'Imana muri twebwe, zikora ibyo data yaduhamagariye, ariko nakaga ni ikinyoma kwifuza uwo mubatizo w'umwuka wera, kwifuza impano z'Imana zikorera muri wowe nk'igikoresho cy'akazi.
outil de service. Igikoresho cy'akazi ni ikintu urambika iyo urangije akazi, ni ikintu utora iyo ugiye mu kazi. Tumeze niba n'umukanishi tournevis, ndayifataho nkeneye kuyifunguza mu kanya ndarinaga hariya. Ntabwo ntitubana, si ubusabane. Urumva icyo kinyoma Satani yazanye mu basenga nyamara bashaka gusenga, bakorerwamo n'impano z'Imana, bazengurutswe n'impano, ari umuntu agira itsinda asengera muri imwe impano z'Imana zikora zigaragara, hanyuma bikamusigamo nawe gushaka umwuka wera nk'igikoresho azaserukana mu bandi barokore bateranye. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Kwifuza umwuka wera rero, icyo abera bahawe isi idashobora guhabwa, ni ukwifuza ibimpesha imbaraga zo gutunganira Imana, uko wavuze ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Kuko ubuzima bwa Gikristo ntabwo mvuga ngo buragoye, ahubwo ndavuga ngo ntibushoboka umwuka wera ataburimo. Reka nsubire mwaka, ubuzima bwa Gikristo ntabwo bugoye, ahubwo ntibushoboka umwuka wera ataburimo. Ntibubaho, ntibushoboka, ntiwakorera Imana ngo uhuzwe n'imigambi y'Imana wuzuye ubushizi bw'amanga na za mbaraga twabonanye intumwa, ntibyashoboka umwuka wera atabirimo. Ntiwagira no guhamirizwa muri wowe imbere bitaragira n'ibisavinga abandi, ibyangewe mo imbere ntibyashoboka umwuka wera atabirimo. Twe kuvuga ngo biragoye, ngo gukizwa biragoye, ahubwo uvuga ngo ntibishoboka, gutunganira Imana ntibishoboka umwuka wera atabirimo. Imana itugirire neza. Kwifuza umwuka wera rero ni ukwifuza ibimpesha izi mbaraga zo gutunganira Imana. Mwibuke ngo hahirwa bafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kuko ufite inzara n'inyota byo gutunganira Imana ibyo bizantera gusenga. Harimo n'abantu bahawe umwuka wera, babatizwa umwuka wera batanabimenye. Turabibona kwa Korneliyo. Korneliyo ntiyarazi icyo ashaka, ntiyarazi icyo akeneye, ariko Imana yari ikizi, kandi gusenga kwe kwari kwarazamutse nk'urwibutso. Nuvuga ngo amasengesho yari yabaye nk'igicaniro, ariko ntiyarazi umwuka wera, ntiyari yamwumvise, ntiyazi ko namukeneye. Iteka umutima usonzeye Imana, Imana izawuhaza, izaguha ibyo utamenye, izaguha ibyo utumvishije, kuko umutima usonzeye Imana. Ibizi step ikurikiraho, ariko Imana ni nziza. Imana itumenyera step ikurikiraho iyo turi mu kubaho kwayo, iyo tuyinyotewe. Iramenya terutasi ntazi iby'umwuka wera, ntazi iby'impano z'Imana, ntazi iby'imbaraga z'Imana, nta maso y'umwuka afite, nta matwi y'umwuka afite, ntiyumva ibintu ntabizi, ikamuzana byo kubw'imbabazi zayo, kuko mu mutima wanjye harimo inyota yayo. Mfite inzara n'inyota byo gutunganira Imana, kutayitunganira birambabaza. Haleluya. Rero abifuza umwuka wera ni benshi, ariko wongere iki cyifuzo kigomba kuba kimeze uko, ari ikimpesha kwifuza imbaraga zo gutunganira Imana, kuko namenye ko ntabibasha. Ni icyifuzo cyo kwifuza Imana muri njye. Hejuru y'ibyo ngibyo havuyeho icyo, ni kwifuza cyane kuba mu buzima bwuzuye imbaraga zisohoza icyo Data yangeneye, nkabyifuza n'umutima wanjye wose. Si ukwifuza imbaraga zimpesha kumenyekana, zimpesha kugaragara neza. Murabizi impano zitanga igikundiro, buriya ntacyo wabikoraho, zitanga igikundiro. Niyo mpamvu utabaye maso zikurura Satani n'abakozi be, kuko zitanga igikundiro. Ariko ni ukwifuza, nyuma yo kwifuza gutunganira Imana nkamenya ko ntabibasha, niho nkwiriye kwifuza wa mwuka wera umhamya, utsinda, untoza gutunganira Imana. Hanyuma ibyo bikanantera kumenya ko ntari uwanjye ngo nigenge, nkamenya ko ari umugambi Imana ifitiye. Kwa kwifuza umwuka wera nanone kukazanwa n'icyifuzo cyo kugira ngo singire imbaraga zimpagarika mu by'Imana yangene, nkorera Imana nk'uko yari yarabigennye mu mbaraga n'ubushizi bw'amanga bw'umwuka wera. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Ibi rero n'ubundi nabivugaga ngana n'ubundi kucyo abera dukwiriye kwifuza kuruta ibindi, ari cyo cyangwa ari we umwuka wera w'Imana. Umwuka wera w'Imana tumwakira mu buryo bubiri, nibaza ko abantu benshi babizi, ariko reka twongere tubisubiremo. Umwuka wera w'Imana niwe wakwemeje iby'icyaha, nkuko muri Yohana 16:8 hatubwira. Ntibyashoboka ko umuntu amenya ko yimenya ko ari umunyabyaha, akeneye imbabazi z'Imana atabibwirijwe n'umwuka wera. Yaraje atwemeza iby'icyaha, ni utubwira ibyo gukiranuka, ni utubwira n'iby'amateka cyangwa se iby'urubanza. Uwo ni umwuka wera. Ni ukuvuga ngo abantu bose bakijijwe bagize umunsi bagira encounter n'umwuka wera, kuko ntiwakizwa ngo ntushobora kuvuga ko Yesu ari umwami utabibwirijwe n'umwuka wera. Nimbwa ngo ntushobora kuvuga, si ukuvuga ko ku munwa umupfumu. Hari igihe twavuga tuzi ko abakorera Satani ngo batabasha kuvuga ngo izina rya Yesu. Barabivuga se ko barivuga? Simvuga rero guhamya ko ku munwa, ndavuga mwuka wera
nta muntu ushobora guhamya ko Yesu ari umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Uko ni uguhamya ko mu mutima, ko kundi umwuka wera yemezanya n'umwuka wacu ko turi abana b'Imana, cya gikorwa cyo mu mutima kiba. Uko guhamya ntikwashoboka, muri make ntiwavuka ubwa kabiri, ntiwakwitwa umwana, ntiwahinduka umwana w'Imana umwuka wera atakoze igikorwa muri wowe. Niwe udutungira agatoki Kristo, akatwereka Kristo. Nkunda rya jambo rivuga ngo azatsinda ab'isi. Ubundi iyo wakijwe utsindwa nta muntu ukuburanyije. Murabizi kandi uburyo twese tuba dukunda kugaragara neza. Iyo utarakizwa uraburana, barambeshyera, bangita ikirara kandi ntari cyo, kandi nyamara uburi cyo. Tuba dufite ukuntu dushaka kugaragara, ariko umwuka wera atsinda ab'isi. Umunsi yanyemeje iby'icyaha, yabinyemeje ni njyenyine, nta n'umuntu uhari. Uko niko bigenza, kwemeza iby'icyaha nta muntu uhari. Ukabona ububi bwawe n'uburyo uri umutindi wo kubabarirwa, n'uburyo ibyirato byawe bihindutse zeru n'ubusa. Cyaduha data akatwongerera abakizwa. Iri jwi rya mwuka wera rikavugira muri benshi bari biringiye ibinyoma n'ibyondo n'ibipapuro. Haleluya. Mwuka wera ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha. Iyo umuntu yakijijwe, nawe warakijijwe, uramureba ukanezerwa. Aragondama. Aragonda, aba yarahagaze atya ashinze ijosi nk'uko twese tuba tuyashinze, akagonda. Akuzurwamo no gushaka Imana, akuzurwamo no guca bugufi. Yajyaga yihagaramo we aburanaho bigahinduka ubusa. Niyo mpamvu uzatubona turira tumeze nk'abantu badafite ubwenge n'ubusirimu. Uzatubona rimwe na rimwe twarize twimyiriye, turi abagore b'abasirimu, turi abagabo b'icyubahiro. Ukatubona rimwe na rimwe twarize twimyiriye, tumeze ukuntu kutabasha gusobanukira abatarabisogongera. Ariko mwuka wera yatugezemo turatsindwa, tukibuka imbabazi z'Imana zirengagije imyaka yacu kururungutana, tukamubaza ngo waduciye Yesu. Ndasaba ubwo buntu ngo butembe mu mutima wawe uyu mugoroba niba utarabwakira. Ndasaba mwuka wera ubasha kwemeza imitima, ngo yemeze umutima wawe utazaherekeza abandi. Haleluya. Naza azatsinda ab'isi. Nari mvuze ngo umwuka wera tumwakira mu buryo bubiri. Uko atsinda ab'isi bakihana bagakizwa, mwuka wera aba yaje muri twe. Mu Galatiya 4:6 n'indi mirongo myinshi irabihamya, ariko reka nkoreshe mikeya muri iyo. Galatiya 4:6, rwandiko Paulo n'ikitoro ry'Galatiya 4:6, aravuga ngo kandi kuko muri abana bayo. Nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu. Avuga ati Abba Data. Umwuka w'Imana aba muri njye, aba mu bakijijwe twe, kuko turi abana bayo. Nicyo cyatumye Data yohereza umwuka we muri twebwe abana b'Imana. Abantu bakijijwe turi bitangaza bigenda mu isi. Niyo mpamvu abamarayika bafite amatsiko yo kutureba. Niyo mpamvu Paulo yavuze ngo dutungisha benshi, dusa nk'abagiye gupfa nyamara tubeshaho abandi, dusa nk'isuzugurwa ariko dutanga ubuzima. Turi umucyo w'isi, turi umunyu w'isi. Data dutegereje ko dutwara ubutumwa bwiza kugera ku mpera y'isi kugira ngo iherezo ribone kuza. Tekereza abantu Data yabikije iherezo ry'isi. Niyo mpamvu ukwiye guhaguruka uvuga ubutumwa bwiza. Niyo ukwiye gusenga kugira ngo wumve umuhamagaro wawe. Hari aho uri umumisiyoneri, hari aho wahawe gutwara ubutumwa bwiza mu moko atarageragwa no mu butumwa bwiza, hari aho wahawe kuba mobilizer gukangurira abandi, hari aho wahawe gusenga, hari aho wahawe gutanga amafaranga yawe, ahari aho. Ariko ntuzigera ubimenya udatindanye n'umwami ngo usobanukirwe bidashidikanywaho icyo ubereyeho muri uyu mwaka, mu myaka izakurikiraho. Imana itugirire ubuntu. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu. Avuga ati Abba Data. Umwuka wera ari muri twe. Ntiyatwemeza icyaha ari hanze gusa, yaraje aba muri twe. Abagize uyu mugisha wo kwakira umwuka wera kuri iki kibanza cyangwa iyi nshuro ya mbere, hari ikintu kibabaho bose. Bashobora kuba batarabasha ikintu, ariko ijwi ribabwira ngo icyo kintu uvuze si cyo, icyo kintu ukoze si cyo, uko witwaye si byo, urayobye, biriya bintu ugiyemo si byo. Rimwe na rimwe kuko inyungu mba ngiye gukuramo zifite uburemere na ampleur iruta iryo jwi, cyangwa ubwiza biri bunzanire uburyohe biri bumpe mu mubiri, niba ari icyaha kiri bwuzuze irari ryanjye bikaremera, ariko ijwi mba naryumvise. Kandi iyo nkirangije ndi ijwi rirakomeza rikavuga, nkariburiramo amahoro. Ni biriya Dawidi yavuze ngo ntunkureho umwuka wawe, kuko icyaha kibuza umuntu wese wakijijwe, icyaha kimubuza amahoro. Umuntu utarakijijwe icyaha ntikimubuza amahoro. Ashobora kuba mu nzu y'Imana kimwe natwe, ariko icyaha ntikimubuza amahoro. Ahubwo muri kimwe barimo apangiramo igikurikiraho n'ikizamwungura n'ikizamushoboza kugera ku byo ashaka. Ariko umuntu wese wakijijwe, wagezwemo n'imbuto y'Imana, ijwi ry'umwuka wera ntiriceceka.
rivugira muri wowe biri ukoze sibyo, hari iyo ugiye siho, urarengereye, ariya magambo ntiyari ngombwa. Ijwi rye rivuga ryongorera. Marezoma iyo tumaze igihe tutamwumva, twanga kumwumvira, tugera igihe imitima nama yacu ikanangirwa, ukajya ukora ikibi ukiyongeza ikindi. Hari igihe umuntu akubwira ngo ese ko umutima nama utancira urubanza, wagucira urubanza guteze kandi warapfuye. Zuka ubeho, umucyo w'Imana kumurikire. Iki rero nizere ko kiri busige twese tumenye ko twese abakijijwe tumufite muri twe. Kuko ari umuntu avuga ati ngira ngo buriya yahawe uriya, yahawe bariya, ngewe ntaraza. Hani igihe umuntu yikorera ibyaha akajya avuga ati ngira ngo naramwambuwe, yamvuye. Niko ko ubusabane buratokorwa kandi icyaha kiramunga, kikubera nk'ikimungu, ukajya wumva Imana ntikumva, ukajya wumva wajya no gusenga Satani akakurega, icyaha kikakurega, ibintu bikakubana bibi ukabihirwa. Igituma ubihirwa burya nuko wakijijwe, kuko udakijijwe nta bihirwa nabyo. Ariko Mwuka Wera yagukurwamo gute? Kandi ari ugutereza kwihana. Ntabwo Imana ari uko imeze. Rero twese abana b'Imana, Data yohereje Umwuka w'Imana mu mitima yacu, ari muri twe. Haleluya. Ariko icyo twakongeraho, Umwuka Wera muri twe imbere ntiturahabwa igikurikiraho. Kandi akenshi iyo bigarukiye aho ngaho tumugirana intege nke, tukazibamo, tukamuhana mu byaha, tugahora tugatubyuka. Ikindi ntacyo twungura ubwami bw'Imana cyane, kuko tuba tukirwana na twebwe mw'imbere. Ntacyo twungura ubwami bw'Imana, kuko za mbaraga zindi duhabwa iyo tumubatijwemo zituma dukora ibirenze ibyo twashobora mu bushobozi bwacu, tuba tutarazihabwa. Icyakora iryo jwi riba rikiri muri twe, twahindutse abana b'Imana, turamutse dupfuye twajya mu ijuru, ariko ntacyo turamarira ubwami bw'Imana cyane. Imana ishimwe cyane. Bizaba bibaje kuko dushobora kurangiza urugendo rwa hano mu isi, ukajya usanga uwo wagombaga kuba we ntiwigeze uba we, kuko utigeze ubatizwa mu Mwuka Wera. Impano z'Imana wagombaga gukoramo, warakomeze wadimiriza abandi, ukajya ugira ngo nizo zigitangaza, kandi wenda wowe wari ufite izindi z'ibitangaza zari kutwungura. Kuko icyabera baziherwa no kugira ngo twungurane, dukorerane, uzani yawe nanjye nzani yanjye, dukorerane. Hanyuma ukazarangiza urugendo ugasanga wagombaga kuba igitangaza mu isi, wagombaga kutubera igisubizo mu itorero mubera, ni wowe wagombaga kutugirira za mpano zose nziza, ibitangaza, gukiza indwara, kurobanura imyuka. Ugasanga nta murozi wari kwicarana natwe kuko wari wamubonye, ugasanga wari gukoresha ibintu byinshi byiza, ariko ntibigeze bigukoreramo kuko utigeze ubatizwa mu Mwuka Wera. Ndifuza ko Umwuka Wera w'Imana yadusigamo inyota y'umugoroba, kugira ngo duhuzwe n'icyo twaremewe. Haleluya, amen. Abo bantu rero Umwuka Wera bahawe, Umwuka w'Imana muri bo, benshi muri bo bacyuzuye ubwoba, bacyuzuye gutsindwa, nta mbaraga z'umwuka zikorera muri we. Icyakora barakijijwe, kandi Umwuka w'Imana baramufite. Icyo kintu kizirikane, baramufite imbere muri we. Kristo rero ntago twamuhawe, ndetse n'Umwuka w'Imana muri twe ntago twamuhawe kugira ngo tugume mu ntege nke. Haleluya. Abizera basezeranijwe imbaraga. Mbibutse ko uyu Yesu tuvuga nta kintu avuga atari cya mininga. Niba avuze ngo imbaraga, ubwo ni imbaraga. Niba avuze intege nkeya, ubwo nizo. Haleluya. Abizera rero bagezwemo n'Umwuka w'Imana, bahamiriza ko ari umwuka, ko ari abana b'Imana, wa wundi wabatsinze bakamenya icyaha cyabo cyo kutizera Imana. Haleluya. Ntibyagenewe kugarukiraho, ahubwo Data yabasezeranyije imbaraga. Mu byakozwe n'intumwa turahazi, ariko ntituhaviva. Turahazi ariko sibwo buzima bwacu. Twahafashe mu mutwe, bamwe twahamenye turi batoya, ngewe ariko ntago ndimo nibutse ko nawe na Bibiliya nkuze, ariko harabahamenye ari bakiri batoya, bamenye ibi byanditswe bakiri bato, ariko bitigeze bibakoreramo, cyangwa se byabakoreramo ku kigero gitoya, babiheruka ubwo. Murabizi abigishwa ba Yesu bari barimo kumubaza ngo ese ngo nicyo gihe cyo kugarura ubwami bwawe. Yesu yari yazutse agiye gusubira mu ijuru, barimo baza ngo nicyo gihe cyo kugarura ubwami bwawe mu Bisiraheli. Muri make tugiye kugerwaho, karabaye, ingoma yawe iraje. Ubu mbese ngewe Petero ndaba ndikegera, Yohani ndi hafi aho ngaho, Yakobo nanjye ndaho hafi. Kuko iyo bamubaza ngo ni igihe cyo kugarura ubwami mu Bisiraheli, nicyo babaga bavuga. Mbese aje gukuraho ingoma y'Abaroma, aje kwima noneho koko nkukomoka kuri Dawidi. Nibyo babaga babaza. Ababwira ko atari byabo kumenya iby'ibihe n'iminsi nk'uko Data yabigennye, ariko ku murongo wa 8 aravuga ngo icyakora, haleluya, muzahabwa imbaraga. Nongere mvuge, sinzi mperutse kubivuga numva binyuze, ntago Yesu yaravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga bagize gute? Bazifite. Ntazo bari bafite. Iyo bazigira ntibari kwitiranya ubwami bwa Yesu n'ubwami bw'ino ku isi. Iyo bazigira ntibari kurwanira imyanya. Iyo bazigira Petero ntaba yari hakanya Yesu kandi amukunda, yamwihakanya mukunda, amwihakana arira. Iyo bazigira bari kuba mu buzima, iyo bazigira ntibari gusubira kuroba, Yesu yababwiye ati nzapfa, nzazuka nyuma y'iminsi 3, nzasubira kwa Data. Byose rero bababwiye, ariko ntibari bafite amatwi yo kubyumva. Nta mbaraga.
nta guhishurirwa Imana, nta kumenya imigambi yayo, nta kuberaho yo. Ariko ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Arimo arabibwira abantu bafite ubwoba bw'urupfu, abantu bamwihakanye mu kanya gatoya, abantu bameze nk'aho imyaka 3 bamaranye nta kintu yigeze bakoramo, niba arimo kubibwira ariko arabibizeza neza. Arabwira ngo icyo nzi neza nuko muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, mukaba abagabo kumpamya, mukampamya iwanyu Yerusalemu, mukampamya Yudaya, mukagera muri bene wabo Samariya bavanze n'ikivugi cy'abanyamahanga, mukagera no ku mpera y'isi. Kandi byarabaye. Haleluya. Nta kintu gishobora kunyeganyeza itorero ry'Imana, rizahoraho kugeza igihe nyiraryo azaza kuritwarira. Ku mpera y'isi tuzavuga Yesu, batwica tuzavuga Yesu. Imana ishimwe turi mu gihugu batatwicamo, wenda dufite ibindi byatubuza kumuvuga, ariko reka nkubwire inshuti y'Imana, iri zina rizavugwa ku isi yose, icyubahiro cy'Imana kizakwira isi yose. Imana niyo mushefu w'ibihe. Haleluya. Igenga ibihe, intambara zirakubita, ibihuha bikaba, imyuzure igatera, ibyorezo bikaba, ariko data afite kontrole y'ibihe, ava itangiriro ry'isi azi n'iherezo ryayo. Haleluya. Hanyuma natwe dushyiramo, aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Haleluya. Ibi bintu biraryoshye. Yohana Umubatiza yari yarabibonye bitari byabo. Aravuga muri Matayo 3:11, Matayo 3:11, Yohana Umubatiza, ko Yohana Umubatiza yari umuranga mwiza. Aravuga ngo njyeweho ndababatirisha amazi yonyine niyo nshoboye, njyeweho ndababatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwira no kumutwaza inkweto, ndiwe uzababatirisha umwuka wera n'umuriro. Mwibuke ko Yohana Umubatiza ngo yari yaruzuye umwuka wera akiri mu nda ya nyina, yari umunaziri, yari umuhanuzi, yari integuza ya Yesu, yewe yari Eliya wagombaga kuza, yari yaravuzweho byinshi. Abona Yesu avuga ati nukuri ngenda batirisha amazi gusa, ngenda babwira ibyo kwihana gusa, ariko harundi ntashobora no gukora ku dushumi tw'inkweto ze, wowe naza azabatirisha umwuka wera. Yohana bivuga bitari byaba, Yesu ataragaragazwa, atarapfa, atarazuka, atarasubira mu bwiza bwe. Yohana arabivuga. Imana ntibeshya. Abera bagenewe kubatizwa mu mwuka wera, abera ntibagenewe kugarukira mu mubatizo wanjye na Sandra tujya tubabatiza n'abandi. Si wo mubatizo bagenewe kugarukiramo, umubatizo w'amazi saho, bagenewe kubatizwa n'umwuka wera, babatijwe n'Imana yabo. Hahirwa bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, bazahazwa, bazabatizwa, bazuzuzwa. Umuriganya Satani rero yaratunyaze, atunyaga icy'ingenzi, adutera gusengera ibishira bidahaza bitumara imbaraga. Ni ku itorero tumeze, nta mbaraga dufite kubera ibyo. Imihamagaro y'abera irasinziriye, bamwe bazasaza batayimenye kuko batigeze uyu mubatizo bawuhabwa. Imana itugirire imbabazi. Data rero ibi ngibi nkuko yabivuze yarabisohoje. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 murongo wa 2 kugeza ku wa 4, uyu mubatizo waje gusohozwa, babatizwa mu mwuka wera. Haleluya. Byakozwe n'intumwa 2 kugeza kuri 4, ngo nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga wuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo, haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo, bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Mwibuke ko indimi bavugaga ni izindi ndimi zacu z'abantu, abantu bavuye mu bice bitandukanye by'ibihugu byari biriho, bose buri muntu wese akumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu rurimi rwe. Haleluya. Umwuka wera ntashobora kumanuka ngo biyobekane ko yamanutse hari ikintu kiba. Ibi ntibigutere gushaka sensation, emotion, nubwo nazo atari mbi, ariko ntibigutere kuba ari ibyo ushaka, kuko umwuka wera namanuka uzabimenya. Haleluya. Kandi yatumanukiye turabimenya. Imana ishimwe cyane. Bamwe bazavuga muri izi ndimi twita iz'abamarayika, abandi ntibazazivuga, bazahabwa ibindi biberekanaho umwuka, kuko si cyo kimenyetso rukumbi, kuko nahangaha abigishwa bavuze indimi zumvikana zisobanurwa, ariko kandi ntibigutere guhakana indimi z'umwuka kandi tuzibona muri Bibiliya n'ubusobanuro bwayo. Ndetse na kiriya gice cyose Paulo asa nk'uwageneye impano ntiyigeze azirwanya, ahubwo yaravuze ngo babikoreshe muri gahunda. Uhanura natangira guhanura, uhanuraga mbere aceceke. Ikindi ndimi ngo zirungura nyirazo, zintera kunguka mu mwuka, nazireka gute kandi zinyungura mu mwuka? Nkeneye ko umwuka wanjye uhora uhembutse. Ariko igihe indimi nzirimo nzivuga imbere y'abandi, niba hatabonetse uzisemura cyangwa uzisobanura, cecekere mu iteraniro. Kubera iki? Ibyo nimo kuvuga ntibirimo kumvikana, ariko ntigeze atubuza kuvuga indimi turimo dusenga. Uzajya ubyumva neza, usome ibyanditswe ugenda buhoro.
Imana ishimwe cyane. Ikindi kinyoma kijya kibaho abantu bakabigirira ubwoba no kwibaza ngo ese ngo nimvuga mu ndimi nkavuga iz'abadayimoni. Ibyo bintu ntabwo nzano byavuye, ariko ntabwo wasaba data ngo hitabe satani. Ese no kuvuga ko nta bantu babihimba, nabo barabihimba. Ese kuba ibintu bya abantu bakoze ibya fake biravuga ko ibizima tubireka? Hoya, ntabwo tubireka. Ababihimba barabihimba kugira ngo nyine bagaragare nk'abanyamwuka bemeza abantu. Ibyo bizahoraho. Yesu yaratubwiye ngo urukungu n'amasaka bizakurana kugeza igihe nyir'umurima azaza gusarurira. Niko bimeze. Ababihimba bazahoraho, ariko kuba umuntu yabihimbye ntibivanaho iby'ukuri kandi byanditse muri Bibiliya. Wikwibuza kubisengera, wikwibuza kubyifuza. Ikindi cyifuzo cyawe kigoye kuba gutunganira Imana. Nakubatiza ugatangira kuvuga mu ndimi, Imana ibishimirwe. Nakubatiza ukagaragaraho n'izindi mpano nyinshi atanga, Imana nibihererwe icyubahiro. Icyakora uzamenya ko hari ikintu cyakubayeho. Haleluya. Kandi natwe tuzabibona kuko bizazana itandukaniro nkuko byagendekeye bano bakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga izindi ndimi nkuko umwuka yabahaye kuzivuga. Reka ncishemo gato mbere ko ngaruka muri kino gice. Nongere nkubwire ngo ntago data yamutanze amugeze. Ntiyatanze ngo ajya atanga gake gake. Muri Tito yarabivuze, akoresha ijambo mu Kinyarwanda nkunda rivuga ngo nukuducuncumuriraho. Gucuncumura si bitonyanga no gusuka ku bwinshi. Mbibutse ko kuri kuntu Yohana yavuze ngo we uwo ngo ntashobora gutwaza n'inkweto ze ngo wazababatirisha umwuka wera. Umubatizo byavugaga kurengerwa. Nuvuga ngo ndajya mu mazi ndengerwe. Niyo mpamvu Bibiliya itatubwira umubatizo w'amazi make. Namubatizo kubera ko birashushanya gupfana na Kristo no kuzuka. Ndarengerwa. Nuko kubatizwa rero nukurengerwa n'umwuka w'Imana. Niyo mpamvu ari umwuka w'Imana muri twe. Byarenze umwuka wera muri nje umesha kwihana, ahubwo bibaye umwuka wera nkuko mbatizwa amazi akandengera, niko umwuka wera mwambaye andiho aranyuzuye. Kandi imbaraga z'Imana zijyanye n'impano yangeneye zizakorera muri nje. N'ubushizi bw'amanga bw'igitangaza bukorere muri twe, no kunesha iby'isi n'ubwoba bw'isi bikorere muri twe. Rero yavugaga umubatizo ababwira bazi umubatizo icyari cyo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hanyuma hangaha rero mu byakozwe nkuko twabonye yarasutswe. Niyo mpamvu ijambo ryo muri Tito ndikunda kuko byitwa gucuncumura. Gucuncumura ngo ufite amazi menshi mu gitanka kinini ukayamena ku muntu wese akava ku mutwe akagera ku birenge akamwuzura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntiyamutanze amugeze. Tito 3:4 kugeza kuri 6 murongo shaka nuhera. Tito 3:4 ngo nyamara kugira neza kw'Imana umukiza wacu n'urukundo akunda abantu bibonetse, byarabonetse inshuti z'Imana, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa ariko kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha no guhindurwa bashya. Ibi ni byo kuba regenere, guhindurwa mushya. Mwikadukirisha no guhindurwa bashya n'umwuka wera, byose bikorwa n'umwuka wera uwo yahaye Yesu Kristo. Umwuka wera uwo data yahaye Yesu Kristo umukiza wacu kuducuncumuriraho cyane. Nujya muri Bibiliya ugenda buhoro uzaryoherwa. Haleluya. Data yahaye uwo mwuka Yesu ngo awuducuncumureho cyane. Ni cya gitanka kinini kirimo amazi menshi asukwa ku muntu, umuntu agatoha rwose akarekeraho kubaho kubwe. Kandi abagize umugisha wo kubisogongera, nukuri hari ibintu bikubaho cyangwa wakorera Imana mu mpano y'Imana ukabizi neza ko ibyo bintu atari wowe. Kavuga ati rugero nivuze nkavuga urutanda kuzi uriya si wowe, biriya ntiwabishobora, uriya bushizi bw'amanga ntabwo ugira tubiziranyeho, hari ahantu ntabwo wari kuyihanganira urutanda kuzi. Nawe ujye ubwira wowe wawe. Nanjye mbwira utase nkavuga urutanda kuzi uriya si wowe. Uwo yaduhaye kuducuncumuriraho cyane. Nta mutanga mwimana, nta mutanga nk'ahatadukwira twese, oya. Abasukiwe rero bagira impinduka zigaragara muri bo ndetse no kuri bo rwose pe bidashidikanywa. Ubwabo ntibabishidikanya, natwe babareba tubona ko hari impinduka zabaye muri bo. Hanyuma muri iki gice cya kabiri turimo cy'ibyakozwe n'intumwa, manifeshe nihute. Byakozwe n'intumwa 2:14 tumanuke gatoya. Haravuga ngo ariko Petero ahagarara nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Iyudaya. Ubwo bamaze gusukirwa imbaraga Petero arazifite, ubuzima bwa Petero bwahindutse, uwihishaga wari ufite ubwoba agiye kuvugana ubushizi bw'amanga. Ikindi mwibuke ko bavuze ngo aba bantu basinze. Muri make hari ibyabaye hejuru yo kubona indimi z'umuriro hejuru yabo, hejuru yo kuba bavuga indimi bene abo bantu bose bavuye mu bice bitandukanye bumva, hari n'inyifato yatumaga bamera nk'abasinze. Mwuka wera ntateza akavuyo, ariko kubera ko ari ubumana bishobora kuremerera umubiri w'umuntu akifata mu buryo bumeze nk'ubusinzi. Niko yavuze
ngo ariko Petero ahagarara nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye Yerusalemu mwese mwe ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira kuko bari isaha ya 3 y'umunsi, ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo 17 Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka. Nyemera tugende buhoro. Niko bizaba mu minsi, nzasuka ku mwuka wanjye. Nzagira gute? Nzasuka, nzacuncumura cyane, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bamwe na bamwe ku bantu bose abafite inyota bose nibaze nkuko Yesu yabivuze muri Yohana 7 ngo Imana iravuze iti niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura n'abasore banyu bazerekwa n'abakambwe babarimo bazarota ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Ntabwo umwuka weraje abantu bahanura ngo berekwe gusa, ahubwo impano ziri surnaturel, ubuzima burenze aho imbaraga za utanse n'ubwenge bwa utanse bwagera butangira gukorera muri bo. Mana ishimwe, haleluya. Muri make umwuka akorera mu bantu iby'imbaraga n'ibitangaza by'Imana. Aba bakozi b'Imana rero ba Petero bahawe imbaraga, ubushizi bw'amanga bwo guhamya Kristo burabuzuye. Iyo natwe tusutsweho nuko bitugendera, ubushizi bw'amanga. Muri make wakwibwiza ukuri ukajya ushaka ikintu kigusunika ukorera ukakibura, ntacyo ni nawe ubwawe ntubasha kugisobanura. Hagize n'umuntu ukubwira ati ariko se urushywa n'iki? Niba ari umugani uvuga ngo urashya warura iki? Umuntu akaba yakubaza nk'ibyo nawe kuko wareba ugasanga ntacyo ushya warura. Ariko hari icyabaye kuri wowe kiguhesha ibyo utahisemo, bigutera n'izo mbaraga n'ubwo bushizi bw'amanga bwo kumera nk'umuntu sinzi ugiye kuragwa Amerika, ngira ngo nibyo bihugu bikize ku isi, ugiye kuragwa. Mbese ufite ibineza neza, niyo ucogoye umwuka wahawe arongera akagarura nyiri ibyo yaguhaye n'icyo yabiguhereye, ukuzura imbaraga zo kumuhamya no kumukorera bitewe n'impano wahawe iyo wuzwaga umwuka wera. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Data ni mwiza. Bahabwa imbaraga, bahabwa ubushizi bw'amanga, bahamya Yesu, baberaho Kristo. Uko niko tubaho iyo twamwakiriye. Haleluya. Nshuti y'Imana rero nkubwire, iki gihe duhagazemo ni nubwo ni ikintu zari zihagazemo kitari cyoroshye, ariko igihe duhagazemo kiragoye. Ntushobora kuba Imana ishaka utakiriye ukubatizwa ku buzima bwawe. Ntushobora kuba Imana ishaka, ntushobora kugira imbaraga zo guhamya imbere y'ibihe. Hari uguhamya Kristo tukamubwira abandi, ariko hari no guhamya imbere y'ibihe. Guhamya imbere y'ibihe ni iki? Ni ugukomeza kuba Imana ishaka no gufata ibyemezo Imana ishaka n'igihe byaba bimpombya. Ibyo rero ntituzigera tubishobora tutuzuye imbaraga z'umwuka wera, kuko ibihe bizaduhinyuza. Ibihe bigiye kurushaho gukomera, ntibizoroha. Simvugira iby'amategeko ari ku itorero ry'u Rwanda cyangwa amategeko ari ku idini ry'u Rwanda, si cyo mvugira. Ndavugira uko turushaho kwegera ibihe bya nyuma. Ibihe by'isi bizarushaho gukakara, bigambirire kubuza amahoro no kubuza gutera imbere no kubuza kugubwa neza abari muri Kristo Yesu. Bigende biruhanya, bizagenda biruhanya. Kandi byaratangiye. Hari ikigo urugero mu bihugu biteye imbere udashobora gukoramo utegaragaza ko wemera diversity, niko babyita diversity. Mbese ntiwemera ubudasa uzi icyo bivuga? Uremera abatinganyi, uremera n'abatarabatinganyi. Mbese uremera abagena abalesbienne, uremera ababana umugore n'umugabo, uremera ababana gutyo, uremera bahise. Muri make ugomba kwemera ibintu byose kugira ngo ukore muri mwene icyo kigo, ukabisinya ukabibazwa. Igihe kizarushaho gukomerera bera. Ni igiki kizadutambutsa dufite imbaraga n'ubushizi bw'amanga tutihaye n'umwuka wera kuri twe. Haleluya. Umwana w'Imana buri imbaraga agasohoka mu kintu abizi neza ko ari cyo cy'Imana, akagisuka. Urugero, ananiwe kwihanganira umugabo cyangwa ananiwe kwihanganira umugore cyangwa ananiwe kwihanganira umukoresha, icyo kintu abizi neza ko ari Imana yamushakagamo, ariko imbaraga zikigomamo akazibura abizi, azi ko ijambo ry'Imana rivuga n'ibindi, ariko akabura imbaraga. Hanyuma yabura imbaraga akibonera n'inzitwazo zumvikana, hanyuma abanyantege nkeya bakamushyigikira muri izo nzitwazo. Ariko iyo umuntu afite umwuka wera kuri we,
amuhereza ubushizi bw'amanga bwo kubaho ubuzima busonzeye gutunganira Imana, nubwo yaba ahomba mu buryo bwose. Guhomba si mu mafaranga gusa, hari igihe uhomba mu marangamutima. Ukaba urugero uhagaze nko ku ijambo ubizi neza ko bivuga ngo umuntu watandukanye ntabwo yemerewe kongera gushaka, aguma ari unmarried nk'uko Bibiliya ivuga. Iryo jambo rikagukubita kuko rirakomeye. Hari igihe utandukana uri mutoya kandi uwo mwatandukanye ariwe waguhemukiye n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko iryo jambo ukaburizi, ariko ukabura imbaraga ukazibura kuko ntiwaziha. Ukavuga uti ubuse nzabaho ntashatse kugeza nshaje, ubuse nzategereza uyu mugabo ntazigiye azagarukira, ubuse nzategereza uyu mugore ntazigiye azagarukira. Ariko abafite umwuka wera kuri bo, haleluya, abahereza imbaraga zo gutunganira Imana no mu bintu bidakwirwa mu bwenge. Turamukeneye bera b'Imana. Imana itugirire imbabazi. Nisegura ko ntabwo urimo kugushinyagurira iyo waragize ibyago byo gutandukana. Sindimo gushinyagurira niba umugore yaragutaye, sindimo gushinyagura niba umugabo yaragutaye, sindimo kugushinyagura niba yarakubabaje, yarakubwiye amagambo ateye ubwoba kwica ugatakaza umuntu. Sindimo kugushinyagurira. Nzi umubabaro wa mwene ibyo bintu, ariko ndimo nakubwira icyo Imana ivuga. Ndimo nakubwira imbaraga z'umwuka wera zibesha abantu basanzwe mu bintu. Ibyo natsindiwemo abari byo mpita ngiramwe abantu inama ko bakwiriye gutsindwa nkanjye. No. Kandi ibyo nyine ntiwabishobora, ariko umwuka wera kuri wowe azagushoboza ibyo abantu basanzwe badashobora. Niyo mpamvu data yabwiye abigishwa be, nubwo byihutirwaga, byarihutirwa ko bagenda, ariko arababwira ngo ntago iyo bagenda ntibari kubishobora, bari gupfa bagashira, ubwoba bwari kubica, bari kujya bahamya hamwe, uwa kabiri bajya kumuhamya, ubwoba iki Petero akaba arahubutse, bikaba biravanze, bikarangira itorero rikazima. Yesu arabwira ati nubwo mwihuta, nubwo mufite ibyo kujya kuvuga, ariko nimwicane mubanze muhabwe imbaraga z'ibihe byose, imbaraga zishoboza umuntu gutambuka mu bihe byose. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero uko ni ukubatizwa, ari ryo tangiriro. Ni ukuvuga ngo hari umwuka wera muri nge, hakaba n'umubatizo mpabwa n'umwuka wera, ni data ubigena mu buryo ashaka. Haleluya. Hanyuma babatijwe ntibagarukiraho, barakomeza bakuzuzwa. Hari umuntu yaragize umugisha yarabatijwe mu mwuka wera nko muri 2000, mu mwaka wa 2000, akaba ari bwo yabatijwe mu mwuka wera. Wa muntu wari umugaye maze imyaka mugaye ku muryango w'urusengero, hanyuma barabakangisha, hanyuma ahagaze imbere y'abatambyi, ahagaze imbere y'abigisha amategeko, ahagaze imbere y'abanditsi, ahagaze imbere y'abakuru b'insengero, abasanzwe babafunga, babandi bishe Yesu, ahagaze imbere yabo. Petero wahindutse, babandi yihishaga niba rimwe avugana nabo, kandi biracyari vuba ko Yesu asubiye mu ijuru vuba aha ngaha, ariko Petero wahindutse arimwe aravugana nabo, kandi nawe bashobora kumufata bakamwica. None se niba barishe Yesu, Petero we bamunanira kumwica? Ni umunota umwe, n'umuri niko byarangiye, baramwishe, ariko nta bwoba namba. Izo si imbaraga za Petero. Izo ni imbaraga z'umwuka wera twagenewe, twemerewe, dukwiriye gusaba. Haleluya. Ngo nuko Petero yuzuye umwuka wera, Imana ishimwe ko Bibiliya yarabitwandikiye in case tubyibagiwe. Ngo nuko Petero yuzuye umwuka wera arababwira ati, batware b'abantu namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko mumenye mwese n'abantu bose bo muri Isiraheli yuko ari izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti uwo mwabambye. Petero we baragukurikizaho, ntacyo bimutwaye bamukurikizaho, ariko afite ubushizi bw'amanga butari ubw'umuntu. Uwo mwabambye Imana ikamuzura, ari ryo ritumye uyu nguyu, ari ryo ritumye uyu muntu uhagarara imbere yanyu ari muzima. Umva guhamya ko umuntu wuzuye umwuka wera kandi ahagaze imbere y'urupfu n'ubuzima. Umurongo 16, aba bantu tubagire dute? Ubwo bagiye mu nama, baheje intumwa baraziheza, bajya gukora inama, baravuga ati ibi ndono birananiranye, twabakanyisha gurupfu ntibakangika, birananiranye, bajya gukora inama. Ngo aba bantu tubagire dute ko bimenyekane mu batuye Yerusalemu bose yuko bakoze ikimenyetso cyogeye natwe tutabasha kubihakana. 18, ngo bongera kubahamagara, barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Petero na Yohana barasubiza bati, niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana, nimuhitemo. 20, ngo kuko tutabasha kwiyumanganya. Haleluya. Ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Bamaze gusenga 31 asimbutse, ngo kuko tutabasha kwiyumanganya, ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Uko kutabasha kwiyumanganya n'umurimo wa mubatizo wababayeho umwuka wera. Abari mu muhamagaro w'imirimo y'Imana murabizi ko hari igihe dusezera ku Mana. Mana ishimwe ntango nyisezera, ariko nagize imyaka yo kuyisezera we. Haleluya. Ariko icyo wahawe kikongera kikabira muri ukavuga ibintu ko ntashaka kubisubiramo, ko ntashaka kwibera amahoro nanjye nkikirizwa nkazigira mu ijuru njye nyine amahoro ntanduranyije.
ariko icyo wahawe n'icyakoretse kuri wowe kikakubuza kwiyumanganya, ukongera ugasanga wabyisanzemo, wabisubiyemo, utitaye ku kizaba n'ikizavugwa n'icyo uzahomba n'icyo uzatakaza, kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kwigisha muri iri zina. Ntibyadukundira. Umubatizo w'Umwuka Wera watugezemo, turagurumana muri twe, dufite ishyaka, nubwo twapfa tuvuga muri make umwuka wacu wa nyuma wakomeza ukavuga uti ariko n'umwami nubwo mutwica, ariko arakiza nubwo muri mutwica, ariko yaje gukiza ubwoko bwe bw'Abisiraheli, ariko yagiye amahanga yose, bakomeza bakamuvuga kugeza baheze umwuka. Turifuza impamvu y'inyigisho no kugira ngo twongere tunyoterwe no kubatizwa, tunyoterwe no kuzuzwa, bidutere gusenga, bidutere kwiherana n'Imana, bidutere gushaka ubuzima itorero n'abera twanyazwe, bidutere kudashaka Umwuka Wera nka outil de service, igikoresho cy'akazi. Twarayobye kubera ko Imana iticuza impano zayo. Akenshi abantu bagumana impano bari barahawe kuko Imana ikunda abantu. Impano zabereho kungura abera ngo bagirirwe neza, kuko Imana ikunda abantu. Hari umuntu atakaza ubusabane na yanzara yo gutungana Imana akayitakaza, agasigarana Umwuka Wera nk'igikoresho kagukoraho rikaka impano z'Imana, akagira ubushizi bw'amanga na boldness yo kuvuga ubutumwa bwiza, ariko biri empty kubera ko inzara yo gutunganira Imana yashize mu mutima. Kandi Umwuka Wera ajya yigarura icyamukanyumva, ugaca bugufi ukamutagira, ukavuga uti ndavuga ibyawe, ariko inzara yo kugutunganira yarashize. Ngufashe nk'igikoresho cy'akazi, uri nka tournevis y'umukanishi yifashisha ariko agiye kukiraka kongera akaguta. Umwuka Wera n'Imana muri twe, arababara, arishima, agira agahinda. Niyo mpamvu biratubwira ngo ntimugateze agahinda Umwuka Wera mwahawe. Haleluya. Iyo abaye igikoresho cya service, yaba igikoresho cy'akazi, agirira agahinda ubuzima bwa Hortense. Ariko Hortense anyiyambaza, agiye kubwiriza ngo abone yahava, anyiyambaza ku gihe runaka, ubundi akanjugunya, akayobora ubuzima bwe uko ashaka. Mbibutse ko twese abanyotewe Umwuka Wera. Umwuka Wera yahageze arayobora. Mba nikundiraga kureba aha, kajya mbwira atari kubu harageze ko tuzajya tureba. Ubwo rero nukwemera byombi. Ibyo atanga bitwuzuza ubushizi bw'amanga, bitwuzuza kumukorera dufite imbaraga, ariko no kwemera kuyoborwa nawe. Kuyoborwa nawe ni kwiza kuko iteka kuzatujyana hahandi ho gutunganira Imana. Imana itugire neza. Ku murongo wa 31 nongere ngubire ko kubatizwa atari ukwa rimwe, nako n'ukwa rimwe hagakomeza kuzuzwa kw'ibihe byose zo tukiri mwisi. Ngo bamaze gusenga, ubwo bumvise ibyo bikangisho, baravuga ati bikangisho ni byinshi, bahita bahuza umutima nabo basanze intumwa bagenzi babo nabo bari kumwe. Ngo bamaze gusenga barasenze, bavuga amagambo menshi hagati ya 20 na 30. Ngo bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuza Umwuka Wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Bamaze gusenga, bakifuza gusohoza icyo Imana yabaremeye, ari nta kindi bashaka, nta yindi nyungu, ahubwo basize ibyabo, nta yindi nyungu, barasohoza. Bose ni intumwa, Imana yarabahamagaye, bagomba gutwara ubutumwa bwiza aho butari bwagera. Nibo bagiye gutangiza hirya no hino bashyiraho urufatiro. Bamaze gusenga, aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa Umwuka Wera, bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Muri make basohoza icyo baremewe bashize amanga. Imana itugirire neza. Nicyo kintu rero cyihutirwa nyuma yo gukizwa, ni ukubatizwa, ni ukuzuzwa Umwuka Wera. Umwuka Wera mfashe nimundambirwe ndangize. Haleluya. Nicyo kintu cyihutirwa nyuma yo gukizwa. Malheureusement, unfortunately, ikibabaje twaranyazwe mu nyigisho twumva. Abantu baraza tukababwira ko bakeneye gukizwa, rimwe na rimwe tukanabibabwira tutababwiye inyigisho zihesha umuntu uzumva kwizera. Hanyuma ntitubabwire igikurikiraho n'igikenewe, kuko tunyazwe nabo tukabahesha ibituzu, tukabaha ibituzuye. Yamara gukizwa akazahora strugglinga, akajyanterwa ibyo Yesu atanga. Niba yajishakira kubyara akaba ari ibyo asaba, niba yajishakira umugabo n'umugore akaba ari ibyo asaba, niba yishakiraga promotion mu kazi, niba yishakiraga ko karande zicikagurika, niba yishakiraga gukora abantu kubera inyigisho za deliverance zamamaye mu buryo butari bwo. Umuntu wese abazi ko akeneye gukorerwa deliverance, zamamaye mu buryo butari bwo. Iryo umuntu ndeba akavuga ati naragushakije nkore deliverance, ndetse n'iki gituma ukenera deliverance? Ati nyine nuko numva ngomba gukorerwa deliverance. Nta bimenyetso byo kubohwa bya bindi bigaragara bimuriho. Afite ibibazo ngo twese tubifite mu buzima. Kwirukana mu kazi se ubwo ni igitangaza, nabandi barirukana. Kubohora ata diplome rimwe se ni igitangaza. Hari ibindi bimenyetso nyine byerekana kubohwa byatuma wenda ushakisha
ubwo bujyanama n'uburyo, kandi n'ubundi nubwo umuntu yakwitwa ko gukorera deliverance, ugakora icyo twita kirdamu, ukamubwira rwose inzira waciyemo zanduye, mukihana nibyo, mukitandukanya nabyo, mugasenya ibihango waba waragiranye n'ibyaha mu buryo butandukanye, mukabisenya. Ariko n'ubundi reka nkubwire inshuti y'Imana, nutabaho ubuzima bw'abigishwa uzakomeza kuba imbohe ya Satani. Nutabaho ubuzima bw'abigishwa, n'ubundi rero ubayeho ubuzima bw'abigishwa, n'ubundi wabohoka. Wabohoka, kuko ukuri niko kubatura. Iyo rero wibwira ko gusengerwa n'umuntu rimwe, kuvugana n'umuntu rimwe bizaba bihagije, ugasubira mu buzima wabagaho, urimo uratakaza umwanya. Imana itugirire ubuntu. Kuzura umwuka wera, kubatizwa mu mwuka wera, nako guhora twuje umwuka wera, nibyo byihutirwa nyuma yo gukizwa. Niko abigishwa ba mbere, intumwa za Yesu hose zagendaga nicyo kintu babazaga, aho ubutumwa bwiza bwabaga bahageze. Bababazaga niba babatijwe mu mwuka wera. Umwuka w'Imana atugirira imbabazi, atugarure mu ibi kubw'imbabazi. Ndumva ntazi kumuvuga mwuka wera uko bikwiriye, ariko mwuka wera wo kabyara ubasha kubibwira umutima wawe, no gushyiramo inyota ihagije, no kwisobanura nk'uko ari. Erega n'Imana sinamuvuga muziho gakeya, n'ibyanditswe n'ibike muri nge, ariko yo kabyara kubw'imbabazi ze akora umurimo we mu mutima wawe, nk'uko yakoze kwa Koruneliyo. Koruneliyo atazi umwuka wera, atazi n'ibyo ari byo, ariko umurimo w'Imana ntiwabujije gukoreka. Imana itugirira imbabazi. Ibyo byihutirwa. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 19 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Apolo ari Korinto, reka nihute. Apolo ari Korinto, Paulo anyura mu bihugu byo haruguru, asohora muri Efeso, asanga y'abigishwa bamwe, arabaza ati mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera. Paulo ntiyahageze ngo avuge ngo ibimuga byarakize, abarwayi barakize, kandi mwibuke ko ibyo bintu byose byakorwaga n'amaboko ya Paulo, ndetse n'umwenda bakawumukozaho bagakira. Ariko ikintu cyihutirwa yagomba kubwira abakijijwe ni icyo ngicyo. Ese mwahawe umwuka wera mutangiye kwizera? Baramusubiza bati ntabwo twari twumva yuko umwuka wera yaje. Bari abantu beza kandi bari barakijijwe pe. Arabaza ati mwabatijwe mu batizo ki? Baramusubiza bati umubatizo wa Yohana. Paulo ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abwira abantu kwizera uzaza nyuma ye ari we Yesu. Babyumvise batyo babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Ibingi bijya bibamo impaka nyinshi nakwinjiramo none ahangaha. Ngo Paulo amaze kubarambikaho ibiganza, umwuka wera abazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Abo bantu bose bari nka 12. Intumwa y'ibitangaza, intumwa yatwigishije ubuntu bw'Imana, intumwa yatwigishije ihawe n'umwuka w'Imana ko tudakizwa kubw'imirimo, yakoreshejwe ibitangaza n'ibimenyetso, ariko igeze ahantu abantu bakijijwe ahita babaza icyangombwa, ese mwahawe umwuka wera mumaze kwizera? Bati nta nubwo tuzi ko yaje. Kuko imitima yabo yari ikangutse, kuko imitima yabo yari inyotewe. N'umugaragu w'Imana asigiwe uko gusigwa, ariko bibuka ko umubatizo ari umwuka wera utanga. Ni Data ubatiza, ni Kristo ubatiza. Hanyuma biraba, barabasengera, babarambika ibiganza, umwuka wera bazaho, bavuga izindi ndimi, barahanura. Ngo abo bantu bose bari nka 12. Imana itugire neza. Intumwa zirimo zitatana mu byakozwe n'intumwa, nako abizera barimo batatana, intumwa zo zasigaye buri Yerusalemu. Igihe tubyibeshyaho, ibyakozwe n'intumwa 8:14 kugeza kuri 17. Ngo nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana. Ni Filipo wari bashyiriye. Ngo nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana, zibatumaho Petero na Yohana, intumwa muri make zijyayo. Ngo nabo basohoyeyo barabasabira ngo bahabwe umwuka wera. Bizeye ariko ntibarahura n'uyu mubatizo. Bagezeyo barabasabira ngo bahabwe umwuka. Bari bazi ko aricyo cyonyine gikomeza bera, kizatuma itorero rigumaho, kizatuma bakijijwe babasha guca mu bihe byo kugeragezwa bari barimo. Bagezeyo barabasabira ngo bahabwe umwuka wera. Ndahamya ko bari bafite ibindi byifuzo, wenda kubaka itorero, wenda ubutabazi butandukanye, ariko itorero rya mbere cyatumye rigira imbaraga ryari ryizi kibanze kubizera. Umwuka wera tugarukeho. Nabo basohoyeyo barabasabira ngo bahabwe umwuka wera, kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo amanukira, ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu. Ngo nuko barambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera. Haleluya. Hanyuma kwa Koruneliyo igice cya 10. Nifuje gushyiramo kwa Koruneliyo kugira ngo wumve iyi diversite yo gukora kw'Imana, uko Imana ikora mu buryo butandukanye. Kuko kuvuga utundi ntahura n'ikiganza, umwuka wera ntazaza. Ku munsi wa Pentekote nta kiganza cyari gihari, barawuze. Kwa Koruneliyo Petero yaratungwe ko ntiyarazi ko abo banyamahanga yari yanabapinze ukuntu, ntabwo yarazi ko abanyamahanga bo bemereye umwuka wera, nta muntu yarambitseho ikiganza, umwuka wera araza. Ushobora gusengerwa rwose ushyizweho ikiganza, akaba ari cyo gihe cyawe cyo kubatizwa mu mwuka wera. Ushobora no gusenga uri wenyine ukabatizwa umwuka wera, uko umaze kumva aya magambo y'Imana akagusiga mu inyota. Kwa Koruneliyo iwabo mu gice cya 10 cy'ibyakozwe n'intumwa 34. Ngo Petero atura amagambo ati ni ukuri menye ko Imana itarobanura ku butoni, nawe ubimenye ko Imana itarobanura ku butoni. 36. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isirayeli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Iryo jambo murarizi, ryamamaye Yudaya hose, rihereye i Galilaya, hanyuma y'umubatizo Yohane yabwirizaga. Ni irya Yesu w'i Nazareti, uko Imana yamusutseho umwuka wera n'imbaraga,
Yesu yambaye umubiri, imbaraga yakoresheje nizo yasutsweho n'umwuka wera, nk'uko nawe wazigenewe ukwiriye kuzigirira inyota. Ngo yamusutseho umwuka wera n'imbaraga, akagenda agirira abantu neza, agakiza abo Satani atwaza igitugu, kuko Imana yari kumwe nawe. 44. Petero akivuga ibyo, umwuka we akigira gute? Akivuga ibyo, umwuka wera amanukira abumvise ayo magambo bose. Imana itugirire neza. Haleluya. Data yaramudusezeranyije. Ya magambo dukunda gusengeramo aba muri Luka 11. Wa mugore watitirije, byarangiye Yesu avuga ngo ese nubwo mwebwe muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, mukamenya guha abana banyu, ese Data we ntazarushaho guha umwuka wera abo mumusabye? Ntazarushaho guha umwuka wera abo mumusabye? Gusaba ni ukwacu, gutanga ni ukwa Data, akomokwaho ni impano nziza zose. Ese umwuka wera yavuye mu mutima wawe, uri hano urizera urakizwa? Imana nibishimirwe. Ongera umusabe ngo icyo Yohana yahamije, akavuga ngo undi sinkwiriye no gutwara inkweto ze, wowe naza azabatirisha umwuka wera n'umuriro. Icyo Yesu yahindukira abigishwa ababwira ngo icyo akora, muzahabwa imbaraga. Uwo ntazo mufite, ariko umwuka wera naza muzahabwa imbaraga. Data yasohoje icyo yasezeranye, umwuka wera yaje kugumana n'abizera. Iryo sezerano nawe ni iryawe, kuko Imana itarobanura ku butoni. Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 7, reka dusenge. Ngo yari ari mu minsi mikuru y'Abayuda, ngo ku munsi wa nyuma w'iyo minsi mikuru Yesu azamura ijwi, ngo avuga cyane, ngo aravuga ngo umuntu nagira inyota azahondi anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Hagakomeza hatubwira ngo kandi ibyo bivuze abyerekeje ku mwuka wera uwo mwizera bendaga guhabwa, kuko icyo gihe Yesu yari atarahabwa ubwiza bwe. Umuntu nagira inyota azahondi anywe. Twatangiye tuvuga ngo hahirwa abafite inzara n'inyota byo gutunganira Imana. Ni ukuri bazahazwa, bazahazwa, bazahazwa. Experience zo kuzura umwuka wera ku bantu nzijya zimera kimwe, ariko iteka bivumburwa mu gicaniro cy'amasengesho, bivumburwa mu buzima busenga. Wibuke marayika ajya kwa Koruneliyo avuze ngo amasengesho yawe yabaye nk'inkingi, yabaye nk'urwibutso imbere y'Imana. Yarasengaga atazi ko umwuka wera yaje, atazi n'icyo akeneye, ariko hari amasengesho. Mu cyumba cyo hejuru bategereje, bari barimo gusenga. Abera benshi tuvuganye za experience zacu, twasanga twari mu gusenga. Data w'imbabazi ashyira inyota yo gutunganira Imana mu mutima wawe, yatse igicaniro cy'amasengesho mu mutima wawe. Iyime abantu, iyime ibintu, iyime telefoni, iyime screen ziturangaza, iyime ugira ibihe byo gusenga wenyine. Bishyire muri gahunda zawe, kubateza no kumwuka wera, ariko kwitanga ukava mu bantu, ukava mu muhanda, ukava mu birori bitarangira, ukava muri sociale zitarangira. N'ukwawe, n'ukwawe. Mbabwire ko tutabereho kunezeza abantu bose, kuko tugiye kunezeza abantu bose ntabwo twabishobora. Abantu bose baza gushaka mu birori byabo, nibagira anniversaire ubuhari, nibashingira abantu ubuhari, nibagira byose ubuhari. Nujya muri ibyo bintu byose ntuzagira umwanya wo kubana n'Imana. Uzakora ibi ni ngombwa, usasenga Imana ikuyobore mu biri ngombwa. Niko ko abantu bamwe tuzabababaza, ariko nta choice dufite. Hari ibindi by'umumaro, hari ibindi by'ingenzi. Tekereza ushyize njya nkora liste y'abantu ngomba gusura ntibarangire, nkagerageza ngo reka mpere ku barwayi, reka mpere ku bagize ibyago, reka mpere, ntibarangire. Shatse kuba umwana mwiza ngo nsura abantu bose tuziranye kandi mfite icyo ngomba, sinazagira umwanya wo kwiherana n'Imana. Uko niko kuri. Wemeye ubutumire bwose bwose bwose, nanjye nemeye ubutumire bwose bw'ivuga butumwa, sinazagira umwanya wo kwiherana n'Imana. Ni wowe we, kandi nta muntu ibyo bintu uzabigufashamo, ni wowe n'Imana. Nta muntu uzakubwira ngo gabanya. Cyeko wenda umuntu mwegeranye cyane kandi nawe asunditswe n'umwuka w'Imana, yakubwira tufite uruzerero rwinshi, kundi ibirori cyane, uhora muri ibi niba urakabije, uzabana n'Imana ryari? None twebwe turacyafite umwanya muri biriya bihugu bene wacu bagiyemo by'Iburayi n'Amerika n'ibyahehe hose. Bamwe barakora akazi k'amasaha menshi kuko akeneye kugura inzu, akeneye gufasha bene wabo yasize muri Afrika, akeneye ako kazi kakamubana kenshi, akongera amasaha, akongera za overtime, agakora na weekend n'amajoro kugira ngo arebe ko yabona amafaranga yo gukemura ibibazo. Ariko hari ikintu kiri kugucika, nshuti y'Imana, niba unyumva. Nuharanira gukemura ibintu byose mu buryo bw'amafaranga,
uzatakaza cya kindi Yesu yabwiye Marita. Aramubwira ngo Mariya yakurushije guhita umugabane mwiza atazakwa, kuko amafaranga ushobora kuyabona ariko ugatakaza. Shyira Dawidi yari arimo kuvuga ngo ntunkureho umwuka wawe wera, umunezero w'agakiza, usabane n'umwuka wera, ntibigire icyo byaringanizwa nacyo. Reka tumuzamurire amaboko, tumusukire imitima, tujye gusenga akanya gato gusa ku mwanya wagiye neza ko turi busenge. Wowe ukomeze kugira ibihe byo gusenga, umusabe. Data ntarobanura ku butoni kandi arabishaka. Arashaka itorero rifite imbaraga, arashaka abera bakomere mu byo bizeye, arashaka abera bahujwe n'ikimana yabaremeye, arashaka abera bujujwe ubushizi bw'amanga, badatinya Satani, badatinya ibyago n'amakuba, badatinya ibyo Satani abakangisha. Kwibutse ku kintu cyose utinya aricyo Satani aza gukangisha. Kandi si ibyo twigira, ntitwikomeza, ahubwo dukomezwa n'umwuka w'Imana muri twe. Ntitwihangana bya kinyarwanda, twihanganishwa n'umwuka w'Imana muri twe, adutuza hejuru y'ibihe. Natwe twakebuka tuvuga ye ninjye warenze hariya, ubuntu bw'Imana bwarashoboje, ntatayibaba nk'uko mu kinyarwanda bavuga, ngifite umunezero w'agakiza. Data, turabahungu n'abakobwa bafite inzara n'inyota byo kugutunganira. Turabahungu n'abakobwa bifuza ubuzima bwawe muri twe, bifuza ubuzima bwawe kuri twe. Turagushaka mwami w'abantu, ngwino dusange, ngwino tubatize none, ngwino wuzuza ibyawe muri twe. Ibyagushavuzaga mwuka wera byose biri muri twe tubigusabiye imbabazi. Turashaka ubuzima bushya, turashaka imbaraga zawe muri twe, turashaka ubuzima butunganiye Imana, turashaka ubuzima buryoheye mwuka wera muri twe. Tubabarira ibyo byose byashabuje umwuka wera muri twebwe, tubabarira ibitotsi byo mwuka byadusinzirije, igicano cy'amasengesho kizima muri twebwe, ukabura aho dukura, tukabura aho duhurira. Tugarukeho watsa amasengesho muri twe, igicano cy'amasengesho cyongere cyake, kugira ngo twongere duhure nawe, utubatize mwami, bye kuba amagambo dusoma, bye kuba ubuzima bw'abandi, ahubwo bihinduka ubuzima bwacu. Teza inyota uyu muhungu n'uyu mukobwa barimo bankurikira, akure mu masaha ye, agira umwanya wo kuba ku ruhande, kugira ngo yongere asabe. Reka wari warasabye ngo kumva ntarimo guhabwa, ahabwa imbaraga zo kongera gusaba, kuko niho watubwiye ngo dusabe, dukomange, dushake, nta kabuza tuzahabwa, nta kabuza tuzabona, nta kabuza tuzakingurirwa. Uzuza inyota izatuma atarekeraho utamuhaye ibyo wasezeranye. Reka kandi abigeze kugirirwa ubuntu bwo kugira umubatizo, bagatakaza ibihe byo gusenga, bagatakaza ibihe byo gutunganira Imana, iby'isi bikadukururanya guhora ku ngoma. Reka bongere bahabwe iyo nyota kubw'imbabazi zawe, bongere bagire ibihe byo kwihererana nawe kubw'imbabazi zawe, bahore bujujwe bidakama, bahore bujujwe imigezi y'amazi y'ubugingo ive mu nda yabo, kugira ngo ineteshe iyi si yumagaye, kugira ngo itware ubuzima batuzengurutse batabufite, kugira ngo dutware ibyawe nyagora ku ngoma, tudatwaye ibyacu, tudatwaye amarangamutima yacu, tudatwaye experience zacu, dutwaye ubuzima bwawe muri twebwe nyaguhora ku ngoma. Garuka mu itorero ryawe mwami w'abantu, utuzure, uduhembure. Siga inyota y'igitangaza mu mitima yacu. Mu mutima wanjye urimo mvuga, unyuzuza inyota. Mu mutima w'uyu muhungu n'umukobwa banteze amatwi mwami w'abantu, utwuzuza inyota yo kugutunganira. Abo bazahazwa kandi abo barahirwa. Tumara inyota y'ibindi. Inyigisho mbi twumvishe zaduhaye inyota y'iterambere, ntitwarishaka nk'ibikorwa n'ibikoresho, ahubwo aba ariryo ritwuzura, turigirira inyota. Byaduhaye inyota y'ibishira, kugira ngo tugire inyota y'umugabane tutazamburwa. Tuguranire, tuvidura ibintu bibi byose twumvise bikatwuzura, tukabyuka dushaka amafaranga, tukarara tuyashaka, tukayagwa inyuma, ariko tutagira umwanya wo kwihererana nawe. Tugakunda iby'isi, tukajarajana, ntitugire ko ari ikibazo, tukarangara no mu byitwa nk'ibimeze nk'umurimo wawe, ariko ari umuruho n'uruzerero, tutagira umwanya wo kwihererana nawe. Uramutse watubaza icyo twakuyemo ntitube twakibona, kandi tugakomeza ibintu bitagira umumaro bikaduhindukira nk'akarasisi. Ngwino tugarukeho kubw'imbabazi zawe. Ndagushimira abahungu n'abakobwa bafashe uyu mwanya wose muremure tukabana mu ijambo ryawe. Ubaha umugisha, ubabatize, ubuzuze. Ab'imitima yabo itarakinguka ubahe kwemera batsindwe, bihana icyaha ko batakwizeye. Ndagushimira mwami w'abantu, utwuzuza ibyawe, wongere utwihishurire birushijeho, kugira ngo natwe tukuvuge nk'uko uri. Urakoze. Umugisha wawe ku itorero ry'u Rwanda, umugisha wawe kubera bagushaka hirya no hino, umugisha wawe ku gihugu cyacu no ku buyobozi bwacyo. Ubwenge bwawe bubakoreremo, byo ushaka bibi wacu. Urakoze papa,
icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwama abaho umugisha cyane.